umva aragaheriyari, umva aragaheriyari, umva aragaheriyari. Turabasuje tubaha ikaze mu mwaka wa 2023 kuri Pax TV Remy News. Iki nicyo kiganiro cya mbere muri uyu mwaka tubagejejeho mu byo dukora tugiye mu cyaro cya kure cyangwa se ahandi hose dusanga amakuru y'ubuvugizi atadusanze aho turi. Muri iki cyumweru turimo ni icyumweru cya mbere cy'umwaka wa 2023. Ikiganiro tubazaniye none twagiteguye ku wa gatatu ushize, no ku wa gatatu w'icyumweru gishize, ni mu cyumweru gishize, ni mu kwezi gushize, ni mu mwaka ushize. Uwakumva tuyivuza dutyo yakumva ko ari kera cyane, ariko hanyuzamo gusa icyumweru kimwe twari twihaye cyo gutegereza ngo tumenye niba nta mpinduka ishobora kubaho, kuko hari amakuru twari dufite adafitiwe gihamye ko abo dukorera ubuvugizi bambutse umwaka baburiye irengero bashoboraga gusoza umwaka bari mu ngo zabo, ariko na n'ubu ndavuga kugeza ku itariki ya none nta kanunu kabo. Ese ubundi abo ni bande? Ni abagabo babiri bombi b'abarimu bakekwaho kuba aribo batumye amagambo y'akasamutwe ya Depite Murebwayire Christine ajya ahabona. Ni amagambo yavuze akomeye, ariko abo bakaba bakekwaho kuba aribo batangaje iyi video bigatuma ikwirakwira kandi itaragombaga kugera hanze y'aho yavugiwe. Rero hari umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'Abanyarwanda. Muramuzi? Yize na hano, muramuzi? Uwo bita Hasani Cyuma. Cyuma ni yize hano? Cyuma ni yize hano? Umva aragaheriyari, kuko avuga amagambo mabi. Aba bakekwaho kuba aribo batumye iyi video ikwirakwira batawe muri yombi, kugeza none nta n'umwe mu babazi cyangwa ufitanye isano nabo wari wabaciryera kuva mu kwezi kwa gatatu guhera k'umwaka ushize 2022. Mu cyumweru gishize rero twazamutse mu majyaruguru y'u Rwanda dusubira mu karere ka Gakenke, aho twasuye imiryango ibiri ifite ababo yabuze baburiye irengero kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize, nk'uko nabivugaga umwaka ushize wa 2022, bikaba bigeze magingo aya batarabona babo. Inzego zose biyambaje zikaba zaririnze kubabwira ko batakiriho, ariko ntizinababwira aho nibura babasura. Baburiye irengero kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize 2022, bikaba bigeze magingo aya batarabona babo. Inzego zose biyambaje zikaba zaririnze kubabwira ko batakiriho, ariko ntizinababwire aho nibura babasura, bagasubiza agatima impembero. Mu kumenya niba bariho cyangwa batakiriho, iminsi mike mbere yuko nzamuka amajyaruguru ngiye kureba ababyeyi bafite ababo babuze, nagiye mu majyaruguru kwigerera ku gicumbi cy'amakuru twakurikiranye. Mbere yuko njyayo ariko nabanje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Gakenke, Bwana Nizeyimana Jean Marie Vianney, atubwira ko azi neza ko bakiriho, ariko ku kibazo cyo kumenya aho baherereye ho haracyari inshoborabuvivi. Iki ari we ari n'abandi ntawe ugira icyo kivugaho. Muraho neza meya? Muraho neza. Nari mbahamagaye kuri case ya bariya barimu babuze. Abahe barimu? Bo bimuramba, groupe scolaire Muramba babiri. Imiryango yabo mwari mwakoresheje inama mu minsi yashize, inama yari yabaye nabo bazi ikibazo mubabwira ko muri kwikurikirana, ntago baramenyekana aho bari kugeza uyu munsi. Turimo turabikurikirana, nta gisubizo turabona. Ngo bari babwiye ko ngo batashye, ngo baje ku karere, ngo buri gisubizo babonye ubakira. Nagira ngo umenye niba nyuma yabo batara. Mu by'ukuri babuze ubakira cyangwa ninjye babakiriye, ahubwo mbanajyana no kuri RIB. Ubwo wenda naherukaga amakuru ya mbere yo kubakira. Oya, njye narabiyakiriye, bambwira ko bababwiye ko bafunguwe, tujya kuri RIB. Dusanga nta makuru, ariko tubishyira mu maboko yacu, turimo turabikurikirana. Biracyari mu maboko ya RIB kugeza uyu munsi? Yego. Amakuru bavugaga ngo ya NSS nayo ni bayavanye ku karere cyane muri RIB. NSS y'iki? Ko ngo ariho baba bari. Ayo makuru ntayo tuzi. Hari icyizere se nibura mufite meya yuko bazashyira bakababona? Byari byo byose barahari, byari byo byose niko tubyibwira, kuko turacyakurikirana. Akabazo ka nyuma, ku mishahara wenda barimu bahembwa mu gihe batarakurwa mu kazi, hari icyo imiryango yabo yaba yaragenewe cyangwa izabigenerwaho? Byari byo byose urumva ibijyanye n'iby'imishahara hakurikizwa ibiteganywa n'amategeko, ukareba wayigira accessibility yaba ari umuzungura, ariko ntabwo yayigira accessibility kuko nta uzungura ukiriho.
mu gihe bitaramenyekana ko batakiriho nta oya wundi bariho none se baba baragiye bariho barahari ntacyo mwamenye cyatumye batanyura mu nzego zisanzwe z'ubutabera. ayo makuru ntayo dufite. Ndabashimiye cyane Meya. Murakoze cyane. Turamushimiye Meya Nizeyimana Jean Marie Vianney, umuyobozi w'akarere ka Gakenke. Dukomezanye urugendo rwacu mu majyaruguru y'u Rwanda. Mbere yo kuganira n'aba babyeyi twasanze, twabanje kubagezaho intashyo z'umusaza wabadutumyeho. Nk'uko twatangiye tubibabwira, ikiganiro twagikoze mu cyumweru gishize, dutegereza gato ko abazimiye bataha duhereye ku makuru mpuha yavuga ko bashobora gutangira umwaka barageze mu ngo zabo, ariko aho bigeze kuri itariki ya none batarataha nibwo tubashyira iki kiganiro uko cyakabaye tudakuyeho n'ibango. Turi ku itariki ya 28 ukwezi ni ukwa 12 umwaka wa 2022. Turi ku musozo wawo ndetse urabona ko n'umwaka usigaje iminsi mike ngusozwe. Aha turi ni mu ntara y'amajyaruguru, turi mu karere ka Gakenke. Si ubwa mbere tuhageze, aha twageze mu minsi ishize dusuye imiryango ibiri yateranye, ariko n'umuryango witwa Eugene, ariko twahageze hari imiryango ibiri yateranye, naho twababwiye iby'abarimu babiri baburiye irengero mu kwezi kwa gatatu, kugeza n'ubu ngubu umwaka ukaba ushoje batarabasha kumenya aho ababo baherereye. Aba barimu aho barigitiye ntawuhazi, ariko imiryango yabo ifite uko akomeje kubikurikirana, natwe twagiye tubagezaho amakuru yabo. Ninjiye muri iyi nzu yabo rero, hakaba hateraniyemo umugore w'umwe mu baburiwe irengero ndetse n'umubyeyi w'undi umwe mu baburiwe irengero. Nkaba ngira ngo nongere mbasuhuze uyu mukecuru, ariko nawe nyogokuru twaganiriye bwa mbere rugikubita, mwari muhari, ababikurikiye mwarabibonye, ariko nkaba ngira ngo nongere mpikaze abo turi kumwe muri aho murakoma. Mbahaye ikaze, murabona neza Kamikazi? Turakomeye. Kamikazi Ariete, hakaba madamu n'umukecuru Kantarama. Natwe turaho turakomeye. Hariya harya ufite isano nande? Mushiki wa Zarimana Fabrice. Hakaba dusanze mu rugo, ariko bo wenda batari bugane cyane. Natwe turaho. Muraho neza? Turaho, natwe twaguze umuntu yayigaga Muramba, agenda gutyo turamubura rwose, yagiye mu kwa gatatu. Muramba aho yigishaga niho muherukira? Niho tumuherukira, ntiyasubira kuzamuka. Tuyoberwa irengero. Nk'uko mubyumva rero, baburiwe irengero mu kwezi gatatu. Mu kwezi kwa gatatu tubibutsa, ni igihe bari bavugwaho ko batangaje amashusho n'amajwi mwabonye avuga iby'umudepite wavugaga ngo Cyuma Aragahera iyo yagiye, yewe dore ko n'iminsi bamukatiye imyaka 7, ndetse n'uburyo abayeho nabi, wagira ngo ibyo yamusabiye n'ibyo bikurikizwa. Rero ariya majwi niyo yateje ikibazo. Aha rero nkaba mfite inzandiko zabo bandikiye mu kwezi kwa gatandatu, nyuma yo gusiragira ahantu henshi. Mu kwezi kwa gatandatu ku itariki ya 15 bandikiye inzego zinyuranye. Ni urwandiko banditse bagira bati: gusaba ubufasha mu gushakisha umwana wanjye waburiye irengero. Uyu wabyanditse akaba ari Kantarama Dansire wo mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gakenke, umurenge wa Janja, akagari ka Gakindo, umudugudu wa Bukerero. Akaba yaranditse asaba gukurikirana ry'umwana wabuze irengero. Uyu Kantarama Dansire mu rwandiko rwe ati: ni ugusaba ubufasha mu gushakisha umwana wanjye waburiye irengero. Hakaba kandi n'akami ka muntu Ariete wo mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gakenke, umurenge wa Busenga, akagari ka Birambo, umudugudu wa Kirwa. Uyu we akaba yanditse mu gusaba ubufasha mu gushakisha umugabo we waburiye irengero. Urwandiko ni rumwe, ariko amagambo uretse abo basabira banyuranye,
banditse bagira bati nyakubahwa minisitiri, ni minisitiri w'umutekano mu gihugu wari wandikiye. Nyakubahwa minisitiri, mbandikiye nifuza ko mwafasha gukurikirana ikibazo cy'umwana wanjye Nkurimana Fabrice. Mu gihe undi yaravuze ati nyakubahwa minisitiri, mbandikiye mbasaba ko mwafasha gukurikirana ikibazo cy'umugabo wanjye Dusabimana Eugene. Bose bakaba baraburiwe irengero ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2022, tariki ya mbere Werurwe. Na n'ubu tukaba tutaramenya aho baherereye. Mbiyambajije nyuma yo kugera mu nzego zinyuranye z'umutekano simpabona ubufasha bukwiye amezi 3 n'igice akaba ashize. Aho hari mu kwa gatandatu tariki ya mbere z'ukwa gatatu umwaka wa 2022 nibwo mperuka bwa nyuma Nkurimana Fabrice, undi nibwo yaheruka bwa nyuma umugabo we Dusabimana Eugene bajya mu kazi gasanzwe k'uburezi mu rwunge rw'amashuri Muramba mu murenge wa Cyabingo, akarere ka Gakenke. Tariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 nongeye kumuca iryera nibwo namenye ko umwana wanjye atakiri ku ishuri, kuko hari hashize iminsi 2 atwawe n'inzego z'umutekano zamutwaranye n'abandi barimo 3 bakoranaga. Ni amakuru nahawe n'umuyobozi wa groupe scolaire Muramba Bwana Rurangirwa Ferdinand, wambwiye ko abafashwe bari bajyanywe kuri sitasiyo ya RIB Cyabingo. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 3 nageze kuri sitasiyo ya RIB Cyabingo hamwe n'abandi bari babuze ababo. Tuvuga ko abo barimu bose uko ari 4 nta n'umwe wageze kuri sitasiyo, ko nta n'amakuru bafiteho. Batubwira ko twabariza ahandi. Abarimu bose uko ari 4 bari batwaye n'inzego z'umutekano Ndayisaba Defense, Cyizere Sangano Olivier, Dusabimana Eugene n'umwana wanjye Nkurimana Fabrice. Dusabimana Eugene akaba umugabo wa Kamikamuntu Henriette muri imbere yacu. Urwandiko nshobora kutarangiza rwose, ariko hano bati nyuma y'icyumweru kimwe 2 mu bari bararekuwe hasigara Dusabimana Eugene n'umuhungu na Nkurimana Fabrice. Twagiye ku karere tariki ya 25 z'ukwezi kwa 4 2022 dukumirwa kandi dusubizwa inyuma n'umukozi ushinzwe umutekano. Tubasigira ibaruwa isobanura ikibazo cyacu, banga kudusinyira ko bayakiriye. Niba ibaruwa yagiye ku karere banga kuyisinya, mu gihe nyamara mureba ko mu zindi nzego zo hejuru wo bemera gusinya. Uru rwandiko rero rurasobanura ikibazo cyose uko giteye, kumanuka kujya muri RIB kugera hehe. Ni urwandiko rwamenyeshejwe Perezida wa Repubulika, rumenyeshwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, rumenyeshwa Minisitiri w'Ubutabera, rumenyeshwa Minisitiri w'Uburezi dore ko bari abarimu, rumenyeshwa Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika, rumenyeshwa Umuyobozi Mukuru wa Polisi y'Igihugu, rumenyeshwa n'Umuyobozi Mukuru wa RIB. Aha ndabona wenda bari bagiyemo Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu, ariko n'ahandi babikemuye byakemuka. Izi nzego zamenyeshejwe, murabona ko imikono yazo igiye ihari. Ubu ngarutse aha ngaha rero nje kureba nti nyuma y'amezi 6 banditse urwandiko, ese barasubijwe? Ijambo ni iryanyu, mutubwira aho iki kibazo kigeze. Murakoze. Mbere na mbere turashimira ababashije kubona iki kibazo cyacu bakagikurikirana. Turashimira n'umusaza wabashe kutwohereza Noheli akabona twe yatuzirikanye. Rwose tumushimiye tuvuye ku mutima. Imana imusubirize aho yakuye. Umusaza wantumye ngo mugezeho ubutumwa bwe kubifuriza Noheli n'umwaka mushya muhire. Ndizera ko yumvise ko atumikiwe. Ubwo ikibazo cyacu twagiye tugenda bakadusubiza inyuma kandi bakatwakira, ariko nkaba ndi gushimira n'umusaza watugejejeho ifunguro, batuzirikanye kuri uyu munsi mukuru. None ndi kumushimira, Imana imuhungishe. Murakoze cyane gushima, ubwo nawe ishimwe muhaye ryamugezeho. Hanyuma dukomeze mutubwira ikibazo cyagiteye kigeze hehe magingo aya, nyuma ya hafi umwaka kibaye, amezi 9 arashize, ariko umwaka wo turimo ushojwe mutarabona abanyu mutabakigera. Amakuru muheruka, amakuru mukurikirana umunsi ku wundi, uwo bigeze he? Murakoze. Nyuma y'itariki 16 z'ukwa gatandatu twandikira Minisiteri y'Umutekano. Tariki 7 z'ukwezi kwa 7 Minisiteri y'Umutekano yaraduhamagaye itubwira ko igiye kuza kuri tere mu kigo aho ikibazo cyabereye. Baraje, bahageze babaza diregiteri. Baje ryari? Ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7. Yego. Babaza diregiteri uko byagenze. Diregiteri aramusobanurira ababatwaye abari.
bamubwira ko azana bariya barimu barekuwe bakaja kwerekana iyo basize bagenzi babo. Abarimu baraje bahageze bababwira ko batamenya aho bari bari, ati uko twagiye n'uko twaje ntabwo wapfa kumenya ahantu wari uri. Icyo gihe batwemerera ko bagiye gukurikirana akarere bitewe n'uko abo barimu bari babwiye ko baraye ku karere, bagiye gukurikirana akarere bakamenya abaje kubatwara. Nyuma yaho twakomeje kujya dukurikirana ikibazo ariko ntitubabone ubufasha bukwiye. Tariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 habaye inama y'umutekano ku rwego rw'akarere. Gakenke. Yego, yari iyobowe n'abayobozi ba RIB ku rwego rw'igihugu. Twagiye kubaza icyo kibazo. Bari baje inaha? Bari mu Gakenke ahagana aho ibyabereye ku karere. Twagiye kubaza icyo kibazo batubwira ko icyo kibazo gikomeye baragikurikiranira mu gikari. Inama irangiye, inama yararangiye, turagenda tuhageze bakimara kumva ko ari polisi yabatwaye bavuga ati ibi ntabwo bitureba cyane ahubwo bireba polisi. Baduhaye nimero za DPC, baduha na nimero za DCI. abo se nimwe musanzwe muhamagara? Oya, batubwira ko arizo nimero tuzaja duhamagara tukababaza aho ikibazo kigeze. Twaraje ku itariki 29 z'ukwezi kwa 9 duhamagaye DPC, nibwo yatubwiye ko abantu bacu yababonye i Kigali. Yababwiye ko yabonye hehe bari mu maboko yandi? Yatubwiye ko bari mu nzego z'umutekano i Kigali. Zitagira izina se? Oya, yatubwiye ko ari ANSS ibafite. Ko ari uru rwego rwa ANSS rubafite. Ariko atubwira ko nta muntu wemerewe kuhagera, atari ko abantu banyu benda kuza, mukomeze mutegereze, bari hafi kuza. None se NISS kwigira ibiro headquarter, ibiro bikuru i Kigali, yego hafi ya Presidence, ariko ikaba inakora hose mu gihugu, ntabwo yababwira ati aho baherereye ni ku biro bikuru cyangwa mu mashami yayo? Oya, yatubwiye ko bari i Kigali ari urwo rwego rubafite. Hashize twongeye guhamagara Minisiteri y'Umutekano, yaratubwiye iti abantu banyu bari mu nzego z'umutekano, ni inzego z'umutekano zibafite, zizabarekura. Ubundi babatwaye bazize ubuvideo ngo bwari bwabereye mu kigo, nibwo bazize, atari ko abantu banyu bazataha, mukomeze mwihangane mutegereze. Turategereza, bigeze ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 mukecuru aza guhamagara Miniteri. Ayihamagaye bamubwira ko abantu bacu bataje, ati siko ntabo twabonye. Baramubwiye ngo tuje kubariza kuri RIB y'akarere. Ko ariho se banyuze bataha, ko ayo bacupikiwe, ko bimeze biti? Yatubwiye ko ariho tujya kubariza, ubwo ngubwo nibo bazi ahantu abantu banyu bari. Twaragiye tujya ku karere tubibwira meya. Meya atujyana kuri RIB, ajya kubaza, amubwira bati ntabwo abantu bataha ngo baze mu maboko yacu kandi nta dosiye yabo dufite. Bati ibyo ntabwo bibaho. Meya yaratubwiye ati mukomeze mwihangane, nanjye ngiye gukurikirana abo bababwiye ko batashe, reka dukurikirane tumenye aho abantu baherereye. Ubwo byageze aho, ubwo turataha. Dutashye
hasigaye bigeze aho duhamagaye DPC turamaze duti none ko abantu bacu twakomeje kubabura ese ko mwe muzi iyo bari mukaba munabagera twe nk'abantu ba nyir'imiryango nta kuntu byakunda kuba natwe twasura abacu tukabagera. Batubwiye ati birashoboka, aza no kutubwira ko araduha umunsi wo gusura. Tujya kumureba, tugezeyo batubwira ngo ntabwo bishoboka byo gusura ntabibaho, urwego ntabwo gusura bishoboka. Turaza turicara turatuza. None kugeza uyu munsi ukurikije uko usobanura ibyabaye byose, umuyobozi w'ikigo ntimwongera guhura cyangwa kuvugana nawe? Oya. Umuyobozi w'ikigo icyo nzi n'abarimu bakoranaga na bari bagenzi babo nibo bampamagaye bambwira ko yababwiye ko bariya ari abarimu ba kiriya kigo tugiye runaka nibaza bazasubira mu kazi nk'uko bisanzwe, niko yababwiye. Hari icyo wongeraho mukecuru? icyo nakongeraho ni uko nyine twababajije bakatubwira ngo abantu bacu ngo baratashe. Ubwo tugiye ku karere baratubwira bati abantu banyu ntabwo dufite. Ubwo rero ibyo tugakomeza kubigiraho ikibazo, kutubwira ngo kugomeza kuducuragiza, batubwira ngo abantu baratashe bataratashe, ntibatubwize ukuri, akaba aricyo kibazo mfite. Ndi nyina w'abana yari umwana rwose penireye, nari nzi n'imico ye. Kiriya kigo yari yagikozemo nk'imyaka ingahe, agenda ataha, ariko nanjye byangezeho ngo barabajanye barabafunze. Yebaza ngo yakoze ayahe makosa? Mbese niba baranabajanye ko abandi babafunga barakoze amakosa garenze, nibura imiryango ikamenya ngo bafungiwe aho, ni ukubera iki twe batujanira umuntu bakamufungira ahantu tutazi? Nibura bamufunga imyaka bashaka, ariko imiryango ikamenya ahantu bafungiwe. Njye nicyo kintu kintera ikibazo. Nibura bagiye bati tubashize ahantu muje kubasura, umva byanezeza mubonye ubundi bakamuguma. Ubwo ijambo ryanjye ni gute? Afite ikosa batubwira bati yazize iki, tukamenya icyo yazize rwose. Bakavuga bati icyo yafungiwe ni iki, tukamenya ngo ni kiriya nigara amakosa yakoze, tukamenya ngo none arahagana hehe, nibura imiryango imusura. Nyogoko namwe mvuze ko hari icyo mushaka kuvuga. Nawe uri nyirakuru? Nari nyirakuru. Oya n'ubu uracyari we? Naramureze ndamuheka, ariko umwana wanjye kugira ngo ashoka agenda atasubira kugaruka, kandi nka buri kintu bamujaniye akibura ikintu yakoze. N'uwishe umuntu araboneka kandi bakamugeraho, ariko none kugeza n'ubu ntari namubona. Ni njye ujambo ryanjye. Nanjye ndi mushiki wa Fabrice. Fabrice ni musaza wawe? Byarambabaje cyane kumubura. Nshaka ikintu yakoze ndakibura, niba yarishe tukaba twamubona wenda bakamukatira wenda tukamubona. Turasaba aba babikurikiranye bari gufasha n'aba babyeyi badufashe rwose, wenda tubona aho bari wenda byibura. Tubabone gusa, wenda tubone ngo bari aha ngaha, wenda tubabone. Murakoze ku bitekerezo byanyu. Ndabona umukecuru afite agahinda kenshi yiyumvira, ndagira ngo tuze gukomeza mutubwira ese izo nzego zose ko zagiye zibabwira ngo baraha ntibaboneke, baraha ntibaboneke, mubona amaherezo ari ayahe, uko mwe mubyumva mukurikije uko kubajajaza? Uhugira kutujarajaza ntidutuze umutima, batubwira ngo
tugomba gusura abantu bacu bahagera nyine bati mugomba kubageraho bakatubwira ngo abantu bacu ngo tuzaje kubariza ku karere twagerayo tukabura igisobanuro badusobanurira tugahora turacuragira nicyo kintu kitubabaza kuba batatwereka aho abantu bacu baba bafungiwe ngo tubasure kandi kamuna icyo njya nakongeraho nk'imiryango ubu Dusabimana Eugene arubatse afite abana yasize abana n'umudamu kugenda muri ibi bintu kwirukanka ni kenshi tugenda n'uyu mukecuru hamwe n'uyu mukobwa tukanarara nzira turi kubyirukankamo turasaba nk'imiryango batubwira ko umushahara wabo gusohoka ariko nk'imiryango ayo mafaranga ntayo tubona ngo abe yabasha yenda no gutunga abo bana abe yabarengera ubabwira ko imishahara yabo isohoka ninde ni meya atubwira ko saleri zabo zirahari ziri kuri konti icyo twifuza ni ubufasha turi gusaba dusaba ko byibura badufasha kuba yenda twabasha kubona utwo dufaranga abo bana umwana akaba yabona n'ikayi akaba yabasha kwiga nubwo imishahara ijya ku makonti yabo ntabwo mubibasha kuyifata mwarasezeranye bakabwira ko mpamvu mutafata mwarasezeranye ari meya yatubwiye ko agiye kubikurikirana ariko na n'iyi saha nta kintu badutangariza twifuza ko badufasha ayo mafaranga yendaga agatunga n'abo bana akabarengera murakoze cyane icyifuzo cyanjye icyo nsaba turasaba ubuyobozi kuba bwadufasha bukavugisha ukuri bw'uko ibintu bimeze butiriwe buradukina ibintu bimeze nk'imitwe uriya wese akubwira ngo uje kubariza umukuru uyu n'uyu uyu nguyu niwe ubishinzwe wagerayo nawe akaguterera tubakohereje n'indi turasaba ko batubwiza ukuri bere kwirirwa baradukina nk'umupira ntabwo turi abantu bakurirwa turabungabunga batubwize ukuri tumenya niba duhebe niba abantu bacu batagihari nabwo tubimenye nabwo niba bahari nabwo tubimenye kandi ikindi kutubwira ngo abantu bacu barahari mu magambo ntabwo twabyemera ahubwo icyo twifuza nk'imiryango twifuza twababona yenda tukababona imbona nkubone kabone niyo yenda hari ibyo baba bakekwaho ariko igihe kibaye kinini amezi 10 arashize abana ntibabona ise wabo birakaze baturengere badufashe icyifuzo mfite kuba nandi umubyeyi wankorera Imana Fabrice bakampoza mu rucuragiro ntibambwize ukuri nkaba nsaba kugira ngo babe badufasha tumenye ahantu bari nubwo batubwira ngo barahari tutababona ntabwo twabimenya ko ari ukuri ahubwo nkaba nsaba kugira ngo babe badufasha tumenye ko aho abantu bacu baherereye icyifuzo cyane nyabako nanjye ni uko mbona uyu nguyu agenda akagenda buri munsi iyo wagiye igihe kirekire ariko atagira batarahana yabaje nkamubaza nise nta kantu natereka da ati bajwishyurisha kugeza n'ubu bose urumva njyewe n'iryo jambo ryanjye turagushimira cyane nyabukuru turashimira mwese abaduhaye ibitekerezo abatubwira ikibazo gifashe icyo tubasha gukora ubuvugizi kubimenyekanisha kubigeza kure hashoboka ibindi tukabishyira mu biganza by'Imana hanyuma ababanye namwe muri uyu mwaka ababanye namwe mu bihe binyuranye ibigaragara n'ibitagaragara murabwira iki muri uyu mwaka wo gusoza umwaka muri uyu mwaka turabasabira ku Mana badufashije uko bishoboka bazagira umwaka mushya muhire gusa
bamenye ko ikibazo cyacu kikiri uko natwe ari ibishoboka baje badusabira Imana iturengere rwose. nanjye nkaba nshimira abantu bagiye bamfasha mu bibazo byacu bakatwitaho bakaturengera, ubwo nkaba mbashimira muri uyu mwaka tugezemo, nkaba mbashimira cyane kuva baragiye badufasha baturwanaho, nkaba mbashimira cyane. Murakoze. Nanjye ndashimira bagiye badufasha bakubabaza bati mbese cyarakemutse nabo nta cyakemutse. Turabashimira kuba bagumye badukurikiranire badufashe, turabifuriza umwaka mushya n'umugisha. murakoze cyane. murakoze. nanjye ndi kubashimira kuko kenshi baragendaga nkumva wanjye bambwira ku telefone uko byagenze, hari ubuzima bw'abakirega ntizigire icyo zitangaza, ubwo bagataha bakagerageza guca. ubwo ndi gushimira kuko hari aho bahumurizwaga bati wenda muhumure, hari aho bari bagategereza bati wenda koko bizashoboka, ubwo nabo kwihangana, ariko abagiye babafashamo bose turi kubashimira, Imana ibahereze umugisha. ubundi icyo ukora cyose ni ukugifashijwemo n'Imana, atari Imana ntabwo byashoboka. mwarakoze cyane rero kuba mwarabikurikiranye, cyo ndabasaba kugira ngo uyu mwaka tugiye gutangira n'ubundi mugumye mubikurikirane, gusa ibihembo biri ku mbugiro, Imana ibahere mu nda. Murakoze cyane, amina, ku bwisengesho dukoreye n'ibyo ukoreye abandi bose. Ubutumwa bwawe busoza nyogokuru. Murakoze. Rero umukecuru nyagasani urakoze yuko uza kudusura kandi ukatubaza, turagushimiye. Murakoze cyane. nkaba nanjye ngira nti rero mukomeze musoze umwaka neza. Mwavuze ko Noheli ntacyo yari itwaye nubwo mwari mushonje mudafite amikoro ahagije, ariko mukomeze mutwaze, mugire ibihe byiza, musoze umwaka neza kandi muzatangira undi amahoro. Murakoze cyane abadukurikira mwese aho muri hirya no hino ku isi. Nk'uko nababwiye ni Pac TV Ireme News, aho turi mu karere ka Gakenke. Ubu hakurya ku misozi imvura ikaba itangiye kugwa, natwe tukaba dusoje ikiganiro cyacu aha ngaha. Namwe mwese kandi twifuza kuza kugira umusozo mwiza w'umwaka, munitegura undi mwaka mushya wa 2023. Ngayo nguko bakomeje kutugeza bihanganye, ariko barababaye. Mukomeze kugira ibihe byiza, n'umwaka muhire wa 2023 uzabera byiza gusa. Iyi ni Pac TV Ireme News, ijwi ry'abativugira. Njyewe ndi Ntwari John Williams.